Ibihe byiza kuri mwebwe mwese mukomeje kudukurikira. Uyu munsi turi kwa kane w'ukwezi cyangwa se ku itariki enye, akaba ku munsi wa kabiri w'icyumweru. Ubwo rero niyo makuru tuzanye cyangwa se icyo kiganiro tuzanye kijyanye n'amakuru agezweho cyangwa se ari kugarukwaho hirya no hino muri aka kanya. Hari amakuru ari kuvugwa mu Burundi, ibintu byamaze guhindura isura nyuma y'uko General Prime Niyongabo bimenyekanye ko yavuganye na General Makenga. Ese ninde uhamagaye undi muri aba ngaba? Ese bavuganye iki? Ibi ngibi ndaje tubigarukeho, dore ko byaratangiye kugira ingaruka ku basirikare bari ku rugamba. Abasirikare bari Baraka, amakuru yaho nayo ndayazanye, ndaje nyakubwire, ndetse kandi turaza no kuba twakerekera mu ntara ya Katanga aho Gisegeta aheruka i Lubumbashi, ariko ubu tuvugana yamaze kugera Kinshasa. Gusa hari ibintu bidasanzwe byabaye byagaragaje ko hari ubwoba ko Gisegeti yaraswa na drone. Ibi ngibi nibyo ngiye kukubwira n'ubundi muri iki kiganiro cy'uyu munsi, muri aka kanya ko ku itariki enye z'ukwezi kwa munani. Ubwo rero njyewe nitwa Baraka, turi kumwe mu kiganiro. Icyo ngusaba, niba wumva ko inkuru ikugereho ku gihe, kanda like. Kanda like ni ikintu cy'ingenzi, ibindi biraza kugenda byikora. Ikindi, niba utari warakoze subscribe cyangwa se abone, reba gato munsi y'ikiganiro ukandeho, biraza kudufasha nabyo kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Ndazanakorohera ko ibiganiro byacu bizakugereraho ku gihe. Mu kindi gihe tuzabagezaho ikiganiro, dushobora gukora ikindi nimugoroba cyangwa se hagati mu munsi cyangwa se mu ijoro cyangwa se ejo mu gitondo. Ubwo rero iyo utakanze like na subscribe, utaranakoze subscribe, ko subscribe uyikoraho rimwe biragorana ko amakuru akugereraho ku gihe. Munyemerere aya makuru tuyahere kuri General Gaspard Baratuza, niwe muvugizi w'igisirikare cy'u Burundi. Niwe ugenda agaruka cyane ku bijyanye n'intambara Burundi burimo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mbere gato yuko tujya kuri Prime Niyongabo. Gaspard Baratuza we azwiho gutagatifuza cyangwa se gushimagiza ingabo z'Abarundi mu gihe biri kuvuga ko ziri gutsindwa. We arazishimagiza, agatagatifuza ibikorwa ziri gukora, akanavuga ko ziri kugenda zibitsinda. Mu magambo make nicyo ngira ngo wenda twamugarukaho, wenda dushobora kongera kumukomozaho mu kiganiro, ariko ndagira ngo tubanze tuvuge kuri ako mbere yuko tujya yenda ku bindi, kugira ngo twibuke neza ko we bisa naho aricyo kintu ashinzwe. Muribuka baravuze ngo intwaro zirashaje. Gaspard Baratuza aravuga ngo nubwo zishaje ariko kubera ko zakorewe maintenance neza, ati zirakora. None ndaje mbabwira ibyo zakoreye rero mu rugamba. Zibwo zageraga ku rugamba, ibyo zakoze byanatumye ingabo z'u Burundi zarahungiye hariya umujyi wa Baraka, nibiri kubera Baraka naho ndaje tugiye mu kanya. Kambanze babwire kuri General Prime Niyongabo. Uyu ni chef d'état major w'igisirikare cy'u Burundi. Ngo hari ibintu atari kumvikanaho, ndayishimiye nk'uko amakuru ari kutugeraho abivuga. Ese niba icyo atari kumvikanaho, ndayishimiye. Uyu mugabo ubwe yihamagariye Makenga kuri telefone. Aba bajenerali baba bafitanye amakontakti, bafitanye amanimero. Yaramuhamagaye aramubwira ati rwose aha ngaha twakoreye repuri cyangwa se twagiye, turabasaba ko mutadukurikira. Bisa naho intare za Sarambwe ubwo zamaze gukuramo birace bya Minembwe, byasaga naho n'ubundi zigiye kubasanga n'Ibaraka zikabarasirayo. Ibintu mvuga ni ibyanya byo kubera ko twanabonye afande Fideli Rugabo arimo avuga ngo naho muhungiye turaje tubasangeyo, ariko tugiye kubona tubona intare za Sarambwe natwirwaneho nizibakurikiye. Turibaza, ese Fideli Rugabo yaratubeshye? Igisubizo ni oya, ntabwo yatubeshye. Ubundi gahunda ngo zari kugira ngo intare za Sarambwe nizimara kubakubita bagisenze gaye zite zibasanga n'Ibaraka aho bari guhungira. Niyo gahunda ngo yari ihari, zifatanyije n'ubuni n'amadu. Afande Fideli Rugabo yari yabivuzeho, ariko kandi ntiyari yatubeshye. Ahubwo ikintu ngo cyabayeho, uyu General Prime Niyongabo niwe wahamagaye General Makenga, aramubwira ati twemerere ko utari budutere udusanze Ibaraka, natwe turaza kuba twafatiza ingabo ziri Ibaraka, turi kuzikusanya aho zatataniye, turazicyura mu Burundi. Niko yari yamubwiye. Ariko byasaga naho ari ibyanyabyo, bisa naho ariyo n'ubundi gahunda igamijwe, ariko byasaga naho ndayishimiye atagishijwe inama kuri uyu mugambi. Prime Niyongabo, umukuru w'ingabo, yarafashe iki cyemezo nk'umusirikare nyuma yo kubona ko ingabo zahungabanye, zidafite gahunda yo kujya kurwana cyangwa se zamaze gukuka umutima, zidafite ubushobozi n'ububasha bwo kujya gutsinda intare za Sarambwe n'amadubu. Yarabibonaga byose, nubwo atari yari kuri tere, ariko we nk'umusirikare mukuru yarabiruzi intege nke z'ingabo ze, azi uko zingana n'imbaraga nyinshi z'ingabo ze. Ibyo yarabizi. Noneho niwe wisabiye General Makenga, aramubwira ati
twemerere ko utari budusange Baraka naho ngo dutereyo ngo dutatane, tugiye kukwikusanyirizayo hanyuma duhita tujya mu bwato dutahe iwacu mu gihugu cy'u Burundi. Noneho Makenga ngo yaramubajije, none se sobuja mwabivuganye, ndayishimiye ko ugiye gucyura ingabo? Ati wiriya mwihorere, ingabo ndaza kuzicyura kuko sinkeneye ko abana b'igihugu bagomba gupfira kuri ubutaka. Hanyuma Makenga nawe yarabyemeye, abwira abasore ngo ntabwo twakizera ko atatubeshya, wasanga bagiye kwikusanya ngo bongere baturwanye, ahubwo icyo gihe nababwiraga mu kiganiro ngira ngo murabyibuka abo twabanye, babwira ngo hari ingabo zirenga 2000 zamanutse. Icyo gihe barayibavuganye zahise zimanuka zije muri Kivu y'Amajyepfo, zinageze mu nzira ndibuka ko haraho nababwiye ko zahuye na FDLR bakarasanaho, bigeze nimugoroba ngaruka mu kiganiro mbabwira ko babashije gutsinda FDLR, bagakomeza bageze no kuri chef d'état major kwa General Sematama, aho ngaho aribo bagiye bagiye no gupanga akazi cyangwa se gutegura ibindi bikorwa bya gisirikare. Ko Makenga yese avuga ngo ashobora kuba amubwiye ngo nindeke kumukurikira aho yagiye mu buhungiro ari ukugira ngo yikusanye yongera ndase, reka no hereze, reka mwemere ko ntari bumukurikire, ariko aho twagarukiye no hereze y'izindi imbaraga kugira ngo ataza kugarukana ikibatsi. Urumva ko nawe yazanye nyine andi mayeri. Kubura mu rugamba hakora ikintu cyitwa strategique. Iyo murakurushije strategie aragutsinda. Niyo waba warakoze ikosi ry'imyaka 10, umuntu akaza yarakoze ikosi ry'umwaka umwe akakurusha strategie, aragutsinda nta kabuza. Nicyo kintu cyabayeho, niyo mayeri yakinwe hagati y'abagabo bombi. Hanyuma bisa naho uyu General Prime Niyongabo ubundi uyu mugambi yarawufite wo kuba yacyura ingabo z'u Burundi zikava mu rugamba uko yabonaga ko zinaniwe. Niba munabyibuka neza, twumvise n'amakuru avuga ko babasirikare mwabonye mu myereko bambaye hose bikwije, bambaye amagofero y'urugamba mu maso, bafite ama night vision yandi abazamuye hejuru ku ngofero gutya, byose nyine bambaye bikwije. Ngira mwarabonye mu myereko banafite imbunda zigezweho, bisa naho zigezweho, nubwo ibifaro cyangwa se za Brand cyangwa se za BM21 cyangwa se intwaro zindi bari bafite byagaragara ko zishaje, ari nazo Gaspard Baratuza yisobanuye avuga ko nubwo bisa naho zishaje ariko zikiri nzima, ariko iyo azakorewe maintenance neza ngo zirusho ngo zikomeza gukora akazi ngo no rugamba nta kibazo. Niko yasobanuye nyine ubwo bamubazaga ko intwaro babonye zishaje mu myereko, ubwo ngo izo ntwaro zabasha kurinda Burundi, arababwira ati zizaburinda ko zikorerwa maintenance neza. Se ni gute tuzubu zirasa neza ku rugamba, turahashya umwanzi nkuko akunda kubivuga nyine Gaspard Baratuza nyine umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi. Ngira ngo mwarabibonye babagabo rero bambaye bikwije ngo ni special force y'ingabo z'u Burundi, zirangabo ngo bazaje ku rugamba. Zikihagera ngo zambukiye ku cyambu cya Rumongi, zigenda mu bwato, zikiri ku cyambu zikigeze ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo zasanganiwe n'icyitwa drone CH4 cyangwa se CH4. Iyi ngiyi ngo ararashe irarasa, abagabo baravuga bati niyo waba uri umukomando bingana iki, niyo waba usimbuka umuriro, niyo waba ugendera ku mugozi, iyi drone naha turi wicikira ahubwira tumara. Komanda wabo ahita buruza ubwato abasubiza Bujumbura. Ibi ngibi ni navyo byateye ubwoba abasirikare benshi b'u Burundi bari ku rugamba. Bamwe muri bo bari bagifite umutima ukomeye, baravuze bati ko special force ije ikaterwa ubwoba n'igitero kimwe cya drone imwe, natwe tumaze igihe ku rugamba drone ziza 3 cyangwa kangaye ku munsi, tukaba tumaze igihe ku rugamba. Niba ko tutavuga ngo reka dusubire inyuma cyangwa tutagira ubwoba, twaba tumeze gute? Niba special force bazihabije bakazikubita cyangwa se zibonye ko nta kintu ziri bukore, zitarabona ubwirinzi bubasha guhangana n'ira drone CH4 ya Alliance Fleuve Congo, none twebwe abasirikare basanzwe batari na special force. Bura special force ishobora kubikubye kabiri umusirikare mu myitozo, ubujyanye n'imyitozo, kuko barakoze imyitozo ya gisirikare isanzwe nyuma bakongera kubahamagaza bakabajyana mu yindi myitozo ya special force. Ibintu wakoraga n'amaboko abiri ushobora kubikoresha akaboko kamwe. Niyo myitozo ya gisirikare barakwigishije gutwara imodoka n'amaboko abiri, ugatwara ku muvuduko wo hejuru igihe ugiye gutabara cyangwa se kugira ute. Iyo ubaye special force ushobora no kubikora n'akaboko kamwe mu gihe kandi kari mu bindi, kugira ngo wumve uburyo ki aba special force bakunda kuba akenshi baba kubye byibuze kabiri umusirikare usanzwe. Yego bahise icyo cyane tunyabagira ubwoba, naho komanda bakomandinze izindi gabo baravuga ati burya naho turakomeye. Special force iraje itewe rimwe gusisa isubirayo, ubundi yarije gukora iki? Ahubwo nicyo cyatumye bagira ubwoba, banahungira Ibaraka, baragenda batatana. Binahuye nayo nkuru maze kubabwira mu kanya, birarangira General Gaspard General Prime Niyongabo hamagara Makenga aravuga ati widukurikirana Baraka
tujye kuba ariho duturiza nitumara kwisuganya dusubira iwacu. Icyo gihe Makenga nazana ingabo nk'uko nabibabwiye mu ntangiriro, ariko ubu tuvugana gahunda ihari nuko General Prime Niyongabo ntabwo ari kumvikana na General Neva, ntabwo bari kumvikana. Kuki batari kumvikana? Kuvuga ngo Prime Niyongabo arashaka gukomeza umugambi w'ibintu yemereye Makenga kuri telefone, acyura ingabo, kuko natazicyura arabona ko ziri bushire. Afite umutima wo kuvuga ngo turengera abana b'igihugu bareke gushirira kuri ubu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Neva we akimara kumva ko Prime Niyongabo yari yandikira urwego rwa gisirikare, cyangwa se n'umutegetsi n'ubundi, cyangwa se n'umuyobozi, ababwira ngo mutegura amata mujye kuzana abasirikare bacu bari Baraka. Neva iyo nkuru yamugezeho bitaraba, yasategeka ko ahubwo hahita hagenda izindi batayo enye zase zijya Baraka gusanganira abandi. Neva wumva ikintu yatekereye, yavuze ati abasirikare bari Baraka bafite ihungabana, ariko sindi bubacyure kwa bari kubatetesha, ahubwo reka mbohereza abandi badafite ihungabana, baba ari bo bajya kugira ute gushyushya abandi, cyangwa se kubaakselera, kubafasha kugira ngo bwabwo babafite, cyangwa se babatinyure basubire mu rugamba, bakomeze bongere bigarure n'ibindi bice. Niko Neva we yasa atekereza. Ngo kundi ujya gukina ikiryabarezi cyangwa se beti cyamara kukurya ibihumbi 100, ukavuga ngo nguriza ibindi 100 ndebe ko nagaruza namwe ya mbere. Niko Neva we yayisabara, ntabwo yemeye kuvuga ngo reka mpare abapfuye mpombe n'ibikoresho byafashwe, nuko byari bishaje tutajya tunabona intare zasanzwe zibikoresha, ariko ntabwo zari kubibarekera. Ariko ibyinshi byanafashwe byari bya FARDC, kuko niyo ifite ibikoresho bishyashya. Yego, ejo mu kiganiro cyejo nababwiye kuno bazarendo ziri kurira mu mujyi wa Uvira zivuga ngo twebwe nta biryo dufite, nta bikoresho, none twakora iki? Bati kandi ikibazo si wazarenda, ahubwo ikibazo ni FARDC. Urumva ko muri kino gihugu cy'u Burundi uko kutumvikana kwa abajenerali bombi bishobora no guteza by'ubwabyo, bishobora guteza intambara. Wenda Prime Niyongabo araza kuba yakubaha General Neva ntabijyemo cyane, cyangwa se ngashaka kugaragaza ko ahanganye n'umukuru w'igihugu, kuko we ni umukuru w'ingabo, ndi n'umukuru w'igihugu. Wenda nkurikije ko ubona basa naho babanye kandi bakunda kugaragaza, nkuko iyo tuvuze ngo hari ibyo batari kumvikanaho, twamaze kubibona, bo bahita bagaruka bakavuga ngo tuhuje ubumwe, turumva ibintu kimwe, ivyiyumviro ni bimwe. Niko bagaruka bakukunda kuvuga, ariko tuba tubizi ko ibyo tubabwira ko harimo kutumvikana, tuba tubizi. Ngo mbwira ukuntu General Gaspard Baratuza ashimira ingabo z'Uburundi ko ziri gutsinda kandi zarahunze. Amakuru murayafite, murabizi ko zahunze, arimo arazishimira ko ziri gutsinda, ngo no gusubira inyuma ngo ni kuri strategique. Mbwira ukuntu Prime Niyongabo yakumva ibintu kimwe na Neva, mu gihe Prime Niyongabo we icyo yumva ari uko ingabo zarika gukomeza gupfira kuri buriya butaka, kandi Neva we yumva ko niyo abarundi bose yaravuze ngo tuzogwana kugeza n'umurundi uri Inyanzarake. Nkurikije ukuntu nabyumvise ko ashobora kuba ari kubyita, ashobora kuba ari mu majyepfo y'u Burundi hafi na Malawi, kugeza n'umurundi uri Inyanzarake wese azaza muri uru rugamba, ntabwo tuzemera ko rugera ku butaka bwacu, ahubwo nibwo bagiye kurwikururira. Neva we icyo yumva mu byiyumviro bye avuga ko urugamba rugomba gukomeza. Prime Niyongabo si ugutsindwa cyangwa se kugira utewe, ashaka ko abarundi batagomeza gupfa. Wenda nk'umujenerali ashobora kuba atekereza ngo nebasubire Burundi bagende bitegure bya nyabyo, bazagaruka bafite imbaraga iz'umwanzi barazibonye, bazagaruka barisumbiyeho. Wasanga aruko Prime Niyongabo atekereza. Ku ruhande rw'u Burundi cyaba ari igitekerezo cyiza, ariko Neva ntabyumva. Yumva yabasunye bwaba ari ububuga, ibyo yavugiye kuri za BBC yaba atabigezeho, yumva nyine byaba bimunaniye, kandi n'icyizere haye za FDLR yumva zahita zigitakaza, hanyuma zikanamuhindukirana. Byose ashobora kuba bitekereza, kavuga ati rero nimukomeze urugamba nta kundi. Ahangaha rero niho harimo kutumvikana, nibyo batari yenda kumva mu ibintu kimwe. Ariko ibintu mabwira, mwabonye video y'umukobwa waje muri Red Tabara turutse muri Canada. Si we wenyine, hari n'abandi bagiye baza. Amakuru n'amajwi agera ku basirikare b'u Burundi, cyangwa se tujye tubona ku magroupe yabo ya WhatsApp, twumva ko Red Tabara byanyabyo ruke bimwe bavuga ngo ni baringa, ishobora kuba ifite agatuza ko kurwana, imbaraga zo kurwana. Kubera iki? Bivuga ko Red Tabara yatangiye 2015, ubwo inyuma ya coup d'etat yapfubye nyine babandi bakoze coup d'etat igapfuba, ngira ngo murabyibuka. 2015 hari mu mpera za 2014
ako kajagari nako kavururu, izo mvururu za kudeta birangira mu 2015 twayinjiyemo. Bivuga ko aricyo gihe yatangiriye. Ushobora kumva ari vuba, ariko nanone ku bijyanye n'igisirikare si vuba cyane. Iyo myaka yose ubu tugeze 2023, muri kumva iyo myaka irenga 11 ku gisirikare, ku nyeshyamba ziri hariya zakoze gutera ushuma zishaka kumva imitsi n'ingabo z'u Burundi gusa muri Cibitoke kigira ngo mwarabyumvise, zongera zisubira muri Kongo. Iyo myaka 11 ziri kwisuganya. Hari amakuru mfite y'aba diaspora b'abarundi bakunda kugaragara ku mbuga nkoranyambaga bari gushyigikira izi nyeshyamba za Red Tabara. Zirashyigikiwe, hari imisade itangwa, hari inkunga ikusanwa n'abarundi igahabwa aba ba Red Tabara kubera ko bene wabo. Urabona uyu mukobwa avuye muri Canada. Muri Canada aziranye n'abandi banyekanada benshi, wasanga aranavuye muri icyo gikundi cy'abatanga bari basanzwe batanga imisanzu kuri Red Tabara, akavuga reka ngewe njye mu rugamba. Birashoboka, ariko yashize abandi banyekanada benshi baravugana, byanze bikunze hari imisanzu batanga ijyanye n'intwaro n'amafaranga yo kugura intwaro cyangwa se uburyo kibazibonamo simbizi, ijyanye ibiribwa n'ibikoresho bya gisirikare n'iby'ikoranabuhanga. Izi drone CH4 muri gutinya, muri kuzitinya, ziri gukoreshwa n'intare za Sarangwe zivuga ngo turarwanira igihugu cyacu. Ntabwo twebwe turwanira Uburundi, ntabwo Uburundi bukomeje kudushotora twajyayo tukabarasirayo, ariko iki turaje ishinga ni Kongo. Izo nyishyamba zo nuko zivuga. Noneho Red Tabara yo ivuga ngo twebwe tugomba kubohora Uburundi. Ngira ngo arabibonye wa mukobwa wabivuze yifatiye ikiganiro, bigaragara ko agikoreye muri Kivu y'Amajyepfo, arimo avuga ngo njyewe naje mu rugamba. Hari n'amakuru avuga ko nyina aherutse kwandika igitabo cyanamenyekanye mu Burundi mu minsi ya vuba, ariko uriya mukobwa afite imyaka y'ubukure, no mu Burundi nibaza gufata nyina uriya mukobwa bakabimuhora ngo umukobwa yagiye ku rugamba rwo kuturwanya, barabaza ko bamujijije ubusa, kubera ko umukobwa ari mu myaka yo kwifatira icyemezo. Niba ahubwo bumva bibabangamiye, bazafate babwire abajenerali bari ku rugamba bamurase, batanga operasiyo yo kumurasa. Niba bumva babangamiye ko ari gukora ibiganiro avuga ko yaje mu rugamba kandi agiye kubohora Uburundi, akabwambura neva, akakuraho abadede, hanyuma abarundi bakihitiramo uwa umuyobozi. Kimwe n'abandi si we wenyine. Buriya nubwo mwamubonye kuriya we inyeshyamba rukuntu zijya gutya zikikamufra, zarashaka kwigaragaza. Uzi ko uriya muyoboro yagaragayeho, cyangwa se iracana mwabonye, cyangwa se iranzira yagaragayeho ari ibitangazamakuru bya Red Tabara y'ubwayo, yari imaze igihe bidakora inkuru. Birangije umukobwa aravuga ati reka njyeho mvuge. Biriya byanatumye mu Burundi bakora ikosa rya diplomasi. Ngira ngo mwarabibonye ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga mu Burundi ese yahise yihaniza, cyangwa se asa naho yibasiye ibihugu birimo Canada, Ubufaransa, nyine ibihugu avuga ngo bivamo abantu ngo baje gutera Uburundi. Ariko cyakoze aho ngaho ntiyavuze u Rwanda. Ariko u Rwanda nubwo ataruvuze, harimo abagarutse muri komanteri baravuga ngo uyu mukobwa yururukiye Kigali, Kanombe n'ahandi yaba yarurukiye indege, bakirengagiza ko ashobora no kururukira Tanzania, Dar es Salaam cyangwa se Dodoma, agakora urugendo rwo ku butaka akinjira mu mashyamba ya Kongo. Ashobora no kururukira i Burundi kuko yari umudiaspora wemewe, yarasanzwe akora ibiganiro ku TikTok muri Canada, nyine agaragaza ubuzima buriyo, ariko nyine atavuga mu bya politike cyangwa iby'intambara, ntabyo yavugagaho, ariko yari yemewe n'ubundi. Basanga bakirengagiza ko yaba yararurukiye Bujumbura ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye, basanga babyirengagiza. Ariko ikiriho nuko gahunda irahari ya Red Tabara, no kuvuga ngo ikintu General Prime Niyongabo akwiye gukora. Abasirikare benshi mu gisirikare cya FDNB mbere yuko biyomeka kuri Red Tabara, kuko hari benshi baburi birengera, mbere yuko biyomeka kuri Red Tabara ubwo izabiteye, kubera ko iyi Red Tabara ni bene wabo, nubwo bari mu gisirikare cya FDNB, abandi bari muri Red Tabara ntabwo bazajya kubanana ari abavandimwe. Wasanga no muri FDNB cyane cyane ababagiye mu ntambara za Kongo bumva neza icyo Red Tabara irwanira. Birashoboka cyane ko bazahita biyomeka kuri Red Tabara. General Prime Niyongabo kinakwiye gukora mbere yuko biyomeka kuri Red Tabara, arabanza yongere igikundiro cye n'abasirikare. Narangiza abamure kuri Ndayishimiye, kuko Ndayishimiye icyo ashaka no kubamara. Narangiza Ndayishimiye ahubwo asigara ari wenyine n'abamurinda, cyangwa se n'abandi bake bamushyigikiye. Kuvuga ngo icyo gihe 2015 igisirikare cy'u Burundi cyari cyacitsemo kabiri. Ariko nibiza kugenda gutya, Prime Niyongabo agashaka n'ubundi kurokora abandi basirikare ngo badashirira mu ntambara zitari ngombwa,
ikintu aza gukora none igisirikare cyo muri kiracikamo gatatu. Cyacize bo 2015 bamwe bari Red Tabara ni Red Tabara bari muri Kongo. Abandi bajya muri Kongo bajye boherejwe n'ingabo z'u Burundi. Hari n'abiyemetse kuri Red Tabara uko ndi kubikubwira. Ariko n'abasigaye mu Burundi nabo baraza kuba bacikamo kabiri. Kubera iki? Nabo ubwabo ntabwo bumva ibintu kimwe. Ariko nabo nta n'ukuntu bakumva ibintu kimwe n'umuntu uvuga ngo nimushaka mushire n'umushake n'umuturage uri Nyanzarake nabagenda apfe ariko urugamba rukomeza. Ubundi si ubwo muntu mwakumva ibintu kimwe gute? Mu gihe abo mu Rwanda bavuga ngo nimwitare muve mu rugamba ntago tuzabasanga. Wowe ngo tukomeze ngo turwane ngo dukomeze ngo turwane. Abantu biragoye ko bakumva ibintu kimwe na Ndayishimiye. Gusa si makana ko hari abumva ibintu kimwe nawe ariko byumvikane ko igisirikare cy'ubundi kizacikamo gatatu noneho. Akora kiracikamo gatatu hari ingabo zitazarwana. Ishobora no kuzajyana na filime niyo ngabo bakavuga ati twebwe twivane muri ibi tugiye ku ruhande. Hanyuma Red Tabara igatirwana n'abasirikare b'u Burundi bandi bacyumva ibintu kimwe na Ndayishimiye bavuga ngo turwanye Red Tabara. Red Tabara abo ngabo nibo bazarwana nabo. Kuko umusirikare ntabwo uzamujyana ku rugamba atabishaka. Ushobora kuri komanda we akakubaha ngo reka ndwane nta kundi yatsindwa rimwe akavuga ati sinsubiraho nawe gireyo. Nushaka undase singiye kwicana n'umuvandimwe wanjye. Red Tabara bura n'abavandimwe babo. imyaka 10 irengaho gato yiciyemo ntabwo ariyo yatumye yakuyeho ubuvandimwe bwabo. Ndabavandimwe bana nabanye banakoranye amafunzo babanye ku masomo ya gisirikare n'amahugurwa babanye mu birindiro bitandukanye nubwo nyine hajemo ku kantu ko bamwe batekereje kudeta abandi ntibayitekereza barasubiranamo abatsinzwe barahunga ariko nabavandimwe buriye. Simpamya neza ko batanavugana nta kuntu batavugana. Nura mukobwa amafoto agaragaza ari muri Red Tabara agaragaza yambaye uniform y'igisirikare cy'u Burundi ariko ko ari nyeshyamba n'ubundi bambara mucanganyiko nta wamenya. Ariko ikiriho mwumve ko iki gisirikare kizacikamo ibice bitatu. Hari igice kishaka amahoro kidashaka kujya mu ntambara ku ruhande rumwe cyangwa urundi kizajya ku ruhande hagasigara ibindi bice bibiri. Igishyikirira Ndayishimiye turwanye umwanzi kizarwana nikizaba kinjiye giturutse hanze kimaze imyaka 10 irengaho gatoya kiri hanze y'u Burundi cya Red Tabara. Ibyo byombi bizarwana by'ubwabyo. Uzarusha ndagatuza n'uzatukorana na cya gisirikare kindi kiri ku ruhande cya gice kindi kiri ku ruhande kitari cyagiye mu ntambara. N'uzatukorana nacyo. Kuko si impamya neza ko bose bazumva ko ashobora kubikora atabishaka. N'ubu ngubu Ibaraka makuru ariyo nkuko rero yabwiye mu ntangiriro ko ndibabwira amakuru ari Ibaraka. Bari kuvuga ati tugomba gusubira mu rugamba abasirikare batereka reka. Nibo banze mushyireho uburyo buhanganye na zira drone. Wenda natwe ku butaka tuzirwanira. Ariko zira drone za CH4 drone z'ubwiyahuzi mutarabasha kuzikumira kuzidukiza ntabwo dusubira mu rugamba kirazira. Ubusanzwe ubundi repli strategique ikorwa hagamijwe ko usubira inyuma gatoya ukajya kwitekerezaho no kwisuganya kugira ngo wongere ugaruke ukora urugamba. Ariko aba bakoze repli strategique ari ukugasipari baratuza avuga ko bagiye kwisubiraho kwisuganya ngo bagaruke mu rugamba ariko bagezeyo ubu bari kwakana ko badashaka gusubira mu rugamba. Ariko kuvuga ati n'ubundi ntacyo byamara turagenda drone ziratumara ubundi turabatumaza iki turadupfiriye ubusa nimuturekera hanga cyangwa muducyure mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Reka abasirikare bari kuvuga ntabwo uti nimushake muturase n'ubundi nitwanga kubabwiza ukuri tukagenda drone n'ubundi ziratwirasira ziratumara. Iko bari kuvuga bashize ubwoba bari kwanga kujya mu rugamba. Ariko ku rundi ruhande abasesenguza kavuga ati umusirikare wanyaye ntabwo atinya urugamba nubwo rwa rukomeye kose nibwo wakora repli strategique ugasubira inyuma ariko ntabwo ugomba gutinya urugamba. Ugomba gusubira yuko byagenda kose byarimbuka gwayo ariko ntutinye urugamba. Niko nyine ku basesenguzi basobanura bya gisirikare bavuga. Ariko rero ni ku rundi ruhande tugingiye mu mutekereza ya gisivile ntabwo waba drone umwanzi afite drone itabasha gukumirwa nurangiza ngo ujye imbere ngo ugiye kurwana urarwanisha iki igifarara kigutwikiramo. Imodoka yikamya ya gisirikare yose ikiri mu rugendo itaranahagera arayirasa. Nicyo abasirikare benshi bari gutekereza mu Burundi kuvuga none turajya ku rugamba gute ntitubasha kugerayo baraturasira mu nzira. Niyo mpamvu bari kwanga. Intare zose nazo zikavuga ngo nimukomeza kudushotora kuko ari gukozanya ku bice bihana imbibi cyangwa se ibirindiro bituranye by'intare za Sarambwe zifatanyije n'amadubu aho zituranye na FARDC n'abambari bayo n'ubundi zibura gukozanyaho. Zo twabagejeje ikiganiro tubabwira ko zerekeje hafi ya Maniema ubu tuvugana ziri no ku mipaka y'intara ya Maniema bivuze ko intambara bivuye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru Kivu y'Amajyepfo yinjiye no muri Maniema
bivuze ko aricyo kintu byaba bisobanuye. Aho bituranye n'ubundi bikozanyaho, ariko intare zisarambwe ziravuga ngo nimukomeza kudushotora, kutugabaho ibitero, naho muri turahabasanga. Iyo Baraka turahabasanga, niyo mwajya Kalemi turahabasanga, niyo mwajya Rubumbashi turahabasanga. Niko intare zisarambwe zo zikomeza kuvuga. Bugiye hamwe mukituriza ntimuturase nta kibazo, ubundi Minembwe mwishakamo iki? Dukeka ko mwaje muri Kivu y'Amajyaruguru kubera amabuye y'agaciro. Minembwe nabo y'agaciro aribo. Minembwe mwishakamo iki? Niko Amadubu n'intare bavuga. Nimuturize iyo ngiyo, ibiganiro n'ibibeho by'amahoro muzataha iwanyu, cyangwa se mutuzeho tubamare. Iyo gahunda ihari, ndetse kandi n'ayo makuru ahari muri aka kanya. Duhurire mu kiganiro cy'ubutaha aho turebera hamwe ibindi bigezweho buryo bwe cyangwa ubundi. Ngiye nitwa Baraka, ugira amahoro y'Imana.